ni nko kwandika ngo umwana iminwa yarasumbanye kubera aho yaturutse muri wa munuko Kasuku yavugaga. Uyu mwana mu matwi yumvise ijambo rikomeye ku buzima bwe, niho umwana azakura akibuka tuya tuntu yabonye, ariko ntabwo nkavuga ni abadayimoni baba bari mu muntu. Dore hararabanza umwotsi waragezemo, umubwira areke gukomeza kwisiga iyo miriro n'iyo myotsi. Icyambere cyo umuntu ujya muri ibi byaha ni umuvumo, uwo turira ni uwapfuye, ariko yari yapfuye ahagaze. Niba umwana atemerewe kuba yaza muri ibi bintu, ntabwo nakwemera ko mwaza gutongana umwana areba. Nabonye yarazanye ngo amabara atazagira no ubwonko bwe buracyakira ibyo ubonye, buracyari empty, nta kintu kirimo. Dufite nk'abantu bajyaga bamamaza ku pankarite runaka bya prudence, bya gumaguma, urumva, ariko bamaze gukizwa bagiye kurabasanga bicuza icyatumye bajya kwiyamamaza hariya. Cyokoza reka mugira inama mwana wa Mama Dumba, umenye ko bano bagore bose baba baritukuje iyo bakuyemo imyenda bacumba umwose. Bibiliya iravuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza, ngo amavuta atukuza arahenda, arahenda. Rero amavuta atera ibibara abakiri hasi agiciriritse, amavuta atera ibibara abagiciriritse, yaba ari uwavuze ati kwitukuza bitukuza bagenda bacumba umwotsi, abagore hari abagore iteka hora induru, hari ahantu hamwe badandariza. Rero niyo mpamvu bariho bahagaraguranira, buryo umugore arwana n'undi akubanza gushishimura inzara mu maso iyo atakwambura. Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu, nanjye mbasuza mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi tugarukanye na Pastor Fanny, tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ko ari umwe mu bantu akunda kugaruka ku biganiro byubaka umuryango. Mumeze mute? Turashima Imana. Meze neza. Yego. Kuri Pastor Fanny official n'amahoro. Turashima Imana, abantu baho baguwe neza nta kibazo. Yego. Ejo bundi nabonye hari ikiganiro wasohoye, kikaba ari ikiganiro cyaganishaga ku bintu bijyanye ngo n'imyitwarire abakobwa bagomba kugira. Ndumva ariko iyo title yavugaga abakobwa. Abakobwa nimba ari urubyiruko sinibuka neza. Ntabwo ari wagikoze ariko ni umuntu musa. Okay. Icyari kiri kuri channel. Kuri channel. Buriya nawe ni umuvandimwe n'umukozi Imana, Pastor Antoinette Njenjeka. Yego. Ngamabanga y'abana b'abakobwa bo muri iyi minsi. Yego. Uyu munsi rero impamvu nangire kwa ko ngako nagira ngo dukore ikiganiro tugamije kwigisha, ariko nanone tugendeye ku rubyiruko ruri hano kuri social media ruri gukora ibintu bigiye bitandukanye, cyane ko uyu munsi mu masaha mu gitondo nagize gutya mbyutse nsanga hari ababyeyi batatu. Hari umubyeyi, hari uwo bita Clara, sinzi nimba umuzi, hakaza n'undi bita Jessica ndetse n'undi bita Miki. Batatu nsanga bafite mu ntambara z'urudaca kuri TikTok, aho umwe yagize gutya apostinga ifoto kambirebe kuko nago ndibuka neza, uwo bita Clara yapostinze ifoto ateruye umwana wa Miki, arangije yandika ati iminwa irasumbana kubera kujya muri wa munuko Kasuku yavugaga, ariko uwo mwotsi ubanza ari wageze aho murara. Umugore akaba yuzuye amabara mu maso, umubwira areke kwisiga imyotsi atagere no ku mwana. Ibyo ngibyo ntabwo nshaka, turaza kubyinjiramo mbere na mbere, sibyo? Mbere na mbere kamanze nkubaza ikibazo cya mbere, wowe ku giti cyawe ubutinganyi bufata gute? Urakoze. Icya mbere cyo no kubutinganya ari icyaha, ni ikizira muri Bibiliya nizera, kuko ungendereye nka pasiteri. Yego. Ungendere nka pasiteri cyangwa se nk'umubyeyi, nk'umuntu ushinzwe akenshi rimwe na rimwe nkunda kwigisha abanyeshuri z'umuryango. Ni ukuvuga ngo muri Bibiliya tubwira twezera, kandi ariyo mbasha kuba ariyo mbwiriza ubutumwa buyirimo. Tubwira ko umutinganyi adakwiye kuba mu iteraniro ry'abizera. Mu iteraniro ry'abizera ntashobora kubamo, ariko kuko turi mu bihe
nakuvuga ko abantu umuntu wese araza akavuga ngo ni amahitamo yanjye, umuntu wese akavuga ati ni uburenganzira bwanjye, ariko nubwo byitwa uburenganzira bwe ariko ni ibihabanye n'iby'Imana yateganyije igihe irema umuntu. Rero ni ikizira ko aba ashatse kwishyiriraho cyangwa se gukora ibyo we ashaka bitandukanye n'Imana yakoze. Ko Imana yaremye mu mugabo yarangije umuremera umufasha umukwiye. Bibiliya avuga ngo iyaremye umugabo yaremye ikigabo yaremye n'ikigore. Avuga ngo yaremye umugabo imuremera n'umugore. Rero ntabwo yigeze irema umugore ngo imuremere umugore, nta nubwo yaremye umugabo ngo imuremere umugabo, yamuremeye umufasha. Umwe ni umutware undi akaba umufasha, uko niko byubatse. Hanyuma rero twagaruka mu buryo bw'umuco cyangwa se bwo nk'umunyarwandakazi, nanone ubutinganyi mu gihugu cyacu nkeka muko tubayeho ni ibintu abantu badukanye bazana ko bidafite icyo bimariye sosiyete, kuko gusa uko abo tubona babikora ntabwo tubabona ko bafite isura nziza, ntabwo tubabona ko bafite indangagaciro, ahubwo bafite mpereye kuri wa musore uherutse gutuka Moses. Mu by'ukuri niba afite umuco kandi yari dekaraye nk'umutinganyi, tukabona aza adutukira umubyeyi, umuyobozi wacu, perezida wacu twubaha, umuryango twubaha, perezida afite umugore afite abana, abo bose ni abantu bo kubahwa b'ikirenga bo kubahwa. Umuntu yabayeho mu buzima atagira uwo yubaha ni ukuvuga ngo aba ari umupfu wigendera. Rero kuba ugaragara ko uri umutinganyi ariko indangagaciro yawe ikaba itakwereka ko ushobora kugira abo wubaha, nko mu muco navuga ngo nta cyiza dushobora kubibonamo, ni ibintu biri aho gusa. Umuntu ni ukwiremera inshocera. Yego, gufungwa kwa Moses byaragushimishije? Baramufunze. Yego, ejo bundi yatawe muri yombi, mukuru ari babitangaje ko amaje gutabwa muri yombi akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Ntago nabimenye. Yes, ndemeye ko ashobora gufungwa, ni byiza kuko buriya gereza ni igororero. Ntago abagiyeyo bose baba bagiye gupfa. Ni igororero, akeneye kujyamo kugira ngo ahabwe uburere. Agomba kubanza ibyo biyobyabwenge bwa mbere nabyo yari yafungiwe, n'ubu yongeye gufungirwa ibindi. Rero agomba kuvamo amaze gutungana. Rero hariya ni igororero, bazamujyana kugira ngo babashe kumuhindura, bongere bamugarure ku ndangagaciro. Ntanazagaruka sako niyongere kubigaragaza. Mu by'ukuri ibyo ngibyo bo itegeko burya rirahana, ariko ntabwo rikuramo ingeso. Ariko hari igihe umuntu n'ubundi atinya itegeko, yarangiza agasa nk'agenda yibombaritse kubera rya tegeko. Ariko icyaba cyiza ni uko turushaho kubasengera nk'abo, kugira ngo byibuze bazave muri gereza barahindutse. Azavemo yarahindutse ari umuntu muzima, nicyo twifuza. Ntabwo twifuza ko yakomeza kumera gutyo, ahubwo twifuza ko yahinduka akaba umuntu muzima. Ku buryo wumva ari umuntu ukwiriye kugaruka agatura mu gihugu? Yego. Umuntu wavuze ko yanga umukuru w'igihugu, iyo nk'ayo magambo ntabwo nizera ko nk'umuntu ufite inyama n'amaraso, nk'umuntu igihugu cyagiriye neza kikamuha agaciro, kikamuha ubuzima, navuga ko hari ibintu bibiri. Cya mbere ni umunyarwanda, ntabwo ushobora kwiyambura igihugu cyawe. Icya kabiri, yahawe ubuzima bw'imibereho n'igihugu. Ababyeyi baramuremeye bamuha ubuzima, arabasha arakora aramenyekana. Ibyo rero ntabwo n'ibyo yavuga byose biriya ni umurengwe, ariko ntabwo nkavuga ni abadayimoni baba bari mu muntu. Niba nk'ibiyobyabwenge ni ukuvuga ngo ni abadayimoni binjiye muri iyo myuka, irangije biramukoresha. Ubundi nabwo ni umurengwe, kumva ko ari ahantu ugeze, kumva ko ari aho umeze. Nta hantu na hamwe ushobora, reka mvuge iri jambo, nta hantu na hamwe ushobora kugera ngo urenge wumve ko urenze umubyeyi. Nta hantu ushobora kumva ko wageze hasumba so na mama wawe, nubwo waba bashaje, nubwo waba warize bo batarize, nubwo waba ufite ibya mirenge ku ntenyo nk'uko bajya babivuga, bo batabifite, nubwo waba batuye iyo ngiyo kure, wowe ukaba waragenze ibihugu n'uduhugu
ariko sitire ni ababyeyi bawe. Icya kabiri, nta kintu na kimwe wakora, ntaho na hamwe wagera warenga igihugu cyawe. Iteka ugomba kuba uri munsi y'umutaka w'igihugu. Bivuze rero ngo nta hantu hamwe ushobora kurenga ngo ugere ngo ufite umugisha uraho uriho wandagaza ababyeyi bawe, abayobozi bawe b'igihugu bariho bayoboye amaraso yawe. Amaraso yawe ariho ubuzima bwawe buri. Rero kuba yaza gutura mu gihugu ni byiza, avuye muri ibyo bintu harimo yakorera igihugu, kuko n'ubundi n'igihugu cye cyamubonyemo ko ari umuntu w'umumaro, yakongera agasohoka urufatiro n'ubundi akaba umuntu w'umumaro. Kandi jyewe nk'uwizera nizera ko umuntu ashobora guhinduka. Ntabwo dushaka kumutakaza, ahubwo icyaha cyiza ni uko yahinduka. Uwo turira ni uwapfuye, ariko yari yapfuye ahagaze, ariko hari andi mahirwe ko ashobora guhinduka akaba umuntu muzima. Ati yarayarira ijoro rya mbere bamubwira ko imyenda ye akora perezida w'u Rwanda azayambara. Reka nkubwire, aho ngaho ntabwo matinda, ni umurengwe. Umurengwe wica nk'inzara. Uwo ni umurengwe, ni ukurengwa. Ndakeka ko ubu ngubu atari ko ariho avuga. Rero baravuga ngo imboga zibona abantu. Ese ubona wowe biriya byaba biterwa n'uko, kuko nk'uwo bita Irene ndetse n'abandi bantu batandukanye bagiye bakomoza ku kintu cy'uko byose biterwa n'ubutinganyi. Bati nimba umuntu yarasuzuguye Imana ni gute yakubaha umukuru w'igihugu? Nawe utekereza ko ariyo mpamvu ishobora gutuma akomeza kurengwa akaba yajya no muri ibyo ngibyo? Icya mbere cyo, umuntu ujya muri ibi byaha ni umuvumo. Iyo umuntu ari ikivume, njya nkunda kwigisha inyigisho z'umuvumo. Buriya umuvumo utandukanye na karande. Umuvumo iyo wavumwe birakugendaho mpaka kuzageza igihe ushobora kuvumurirwa. Rero ni ukuvuga ngo uyu ni umuvumo w'ibyo yinjiyemo, yigira icyo atari cyo. Iyo tubona abantu bagenda bakihinduza bakigira abakobwa, ntabwo nubwo waba wakwigira umukobwa, si ibyo amabere ushobora guteraho cyangwa se demarche ushobora guhindura, ntabwo nizera ko ibitsina byose ari kubyuzuza n'imisemburo. Bivuga ngo uyu muntu ugiye kwihindura akigira umukobwa, aba asuzuguye Imana yamuremye uko yamuremye. Umuntu wese ushobora gukora ibintu nk'ibyo, nta n'ikintu na kimwe atabasha gukora. Kandi bene uyu nguyu ntabwo aba abyiza ubu. Hari igihe umuntu agera muri sosiyete, hari abihindura uruhu agahinduka abazungu, yamara guhinduka umuzungu akibwira yuko yageze iyo ajya, adashobora kwibuka iwabo. Rero ibyo byose kimwe n'abandi uko babyumva, byose ni umuvumo muriho, ni umurengwe, ni uwo kumva ko ari ahantu yageze. Tugira ikintu abanyafurika kibi cyo kumva ko twakize tukibagirwa gukinga, tugahita twigana. Ubona abantu bose mu muhanda, iyo ugeze mu mujyi nibwo ugenda uko batari ko nk'uyu, cyane kandi biri mu rubyiruko, ko batari ko nk'uyu koko azi ko ari mu Rwanda rwa Gasabo. Ese azi ko ari indi? Wajya kure ugasanga se ubonye ukabona umwana w'umuhungu yaritoboje, sanga imisatsi yaraboshye. Ubundi mu mategeko uraboha, ubundi kwitoboza ni imbata. Cyangwa se iyo wabaga ushimye umugore ukamutoboza amatwi kugira ngo azabe uwawe iteka. Abo ni nibo bantu hatorwaga imbata n'umugore kugira ngo umushime ko wamushimye akazaguma iwawe iteka. Imbata zatorwaga amatwi y'abacakara. Ubucakara. Abacakara ubwo ni abantu nk'abakozi nyine b'abagaragu nyine babaje. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo yitoboye amatwi aba yemewe kuba umucakara wa ya myuka imukoresha, kuko umwana yahaye umugabo ubutware. Ariko njya mbona abantu benshi banabikora, hari abantu benshi babikora atazi n'ibyo ari byo, nk'abari ba Junior Giti ndetse n'abandi benshi byamamare bitandukanye, mbona bitobora amatwi nta kibazo. Nyine batobora amatwi, ntabwo turi nta wizina, ndavuga muri rusange. Abatobora amatwi ni ureba nawe ikiba kibari inyuma. Ababitobora abazanye gutora amatwi bazanye n'ubutinganyi kw'abagabo. Ni ukuvuga ngo umugabo yamuremye ari uko. Ubundi umuntu w'umutako bavuga ugomba kwirimbisha ubwiza ni umugore. Hanyuma umugabo rero agomba kuguma uko Imana yamuremye. Kiranazira ko umugabo yogosha ubwanwa akamaraho. Cyaziraga ko umuntu yogosha akagira uruhara. Ibyo byose rero
bigenda biza bituruka muri ibyo bihugu by'amahanga bamaze gutakaza ubukristu batera Imana umugongo, Yeah. bituma bagaruka kuza bagira nawe wabibona ukumva ko ari ibintu bizima. Bajya kubona ukabona umuntu yaboshye imisatsi, iyo misatsi ubundi cyari igihano, ni igihano Imana yahanishije umugabo bita Nebukadinezari ubwo yari amaze kugomera kutumvira Imana ibyo yamubwiye, arangije imuha igihano cyo kujya amara imyaka hafi 7 mu ishyamba. Yeah. None wiriya misatsi iribo, none se uriboha ufite akazi keza, uri imbata, uri mu gihano wishyizemo kandi atari igihano cy'Imana. Rero abantu benshi bishyira mu bihano kubera ko hari izindi mbaraga zibakoresha. Yego. Okay. Tukiri aho ngaho tujye kuri impamvu nkomoje kuri cyo kubaza nimba biri atabikora bitewe n'ubutinganyi, nuko nubundi hari post yirwe hano hanze yo bita Eric Semuhungu, we kuri ubu ngubu afatwa nk'umupfakazi kuko umugabo yarapfuye, bari barashakanye w'umuzungu kandi akaba ari umuzungu. Yagize atya kira kuri Twitter ati Moses turahirwa ahanwe kabisa, bajye banywa ibyo bashoboye, kunywa ibiyayura mutwe bibarusha imbaraga is not good nonsense, n'umusazi atinya nyina. Nyine n'umusazi arasara akagwa ku ijambo, n'uwo nawe yaramuhuguye kandi atakagombye kumuhugura, ariko nyine yaramuhuguye. Cyangwa bose ni bamwe n'ubundi. Yes, nabyo ni nawe ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo, ariko ko ngakora ko karangije ngo n'umusazi atinya nyine. Bivuga ngo ariko nigeze kugira umugabo mugoje kigane yasaze yakiyafatanye nyina ku ngufu. Ariko uyu mugabo yagiye kandi avuga ni wacu Kabuga. Umuntu wafashe nyina ku ngufu. Wa hehe? Yari wahani Kabuga. Ni yari yarasazeho afatanye na ku ngufu, arangije ajya no kwiyamamariza kuba perezida. Ubwo ngubwo impamvu nawe ngwaje kuri icyo ngicyo nyine nuko abantu nawe bahise bamuteje bagenda bamutuka bati n'ubundi ni mugenzi wawe, ngo bituruka muri iriya myuka yanyu mukoresha, nawe kandi wari wagikomojeho, ndavuga se reka nze kukakubazaho. So twinjire kuri iki ngiki rero, n'ubundi tujye mu muryango, ukuntu mu ngo tugomba kubana uko byagenda kose. Hari ikintu gihari hano hanze cyadutse cyitwa social media. Social media yica urubyiruko cyane. Wo wumva ni gute umuntu ashobora gukora, nirebanga umuntu ashobora gukora w'umubyeyi kugira ngo arinde abana be gukoresha zino social media zirirwa ibibazo byinshi, amatiku, gutukana n'ibintu byinshi, kugira ngo umwana azakure nyine ari mu muco muzima. Icyambere nuko wowe nyiri kuyijyaho ugomba kuyubaha, ukamenya uburyo uyikoresha. Buriya social media nubwo iriho abantu benshi, n'uburenganzira bwawe bwo kuyijyaho. Hari abantu bahisemo kutayireba, hari n'abayijyaho bakara ibyo bashaka. Nanjye nshobora kuba nyikoreraho, ariko najyaho nkagira ibyo ndeba n'ibyo ntareba, kuko nanjye ari abatandeba, nanjye arabo ntareba. Rero icyambere cyo umuntu agomba gukoresha, niba ubwawe uyijeho, si byiza kwizana umuryango wawe. Niba umugabo wawe atayikoresha, nta mpamvu kugira ngo umuzane. Niba abana batayikoresha, nta mpamvu kugira ngo ubazane. Nshobora kuvuga umubare w'abana nabyaye, nshobora kuvuga n'amazina yabo, ariko ntabwo ushobora kubazana kuri kamera. Kubera ko nshobora kuba navuga ntifite abana banaba, mfite umugabo uyu n'uyu, ariko igihe we ataje hano ngo mugaragaze, nta mpamvu ko undi muntu wamuzana. Hanyuma ubuzima bw'umuntu mu rugo ntabwo ari ngombwa igihe utari wowe wabwizaniye, ariko ari wowe wabwizaniye hano, kenyera nyine bukoreshwe nabi. Ariko icyambere cyo cy'ingenzi nuko umuntu ukoresha izi mbuga nkoranyambaga agomba kurinda kandi akirinda ku buryo asigasira umuryango we. Kuri udasigasira umuryango wawe, ushobora gushiduka byafekse n'abo mubana n'abana bawe. Gusanga umwana aricuza, akicuza amagambo nyina yavuze, akicuza uburyo papa yitwaye, akicuza yazakura agasanga afite ikimwaro. Ni byiza rero ko abazikora bagomba gukora ibintu bakirinda kugira ngo abana babo batazicuza. Imiryango ese ni ryari wari umaje kuvuga ko umwana wawe nimba waraje kuri social media si byiza kuzana umugabo wawe n'umwana wawe? Ni ryari umwana wawe aba yemerewe kumuzanwa kuri kamera? Urakoze. Icyambere cyo na YouTube
ntabwo yemera abana ntabwo yemera ko abana baza hano. Tugeze kugira ikibazo twebwe, noneho ari umugabo yararwaye nanjye, noneho ari ngombwa ko mu iteraniro ryo ku cyumweru ni ivugabutumwa. Umwana wacu w'imfura afite imyaka 12, arangije niwe wabwirije, abwiriza ijambo ryiza cyane cyane pe, rirakundwa n'abantu bararikunda, ariko kugira ngo tumukavaringe yagombaga gushyira kuri cover bashyizeho ifoto yanjye niye, cyangwa se undi munsi ashyiraho iye n'iya papa we. Ikintu cyantangaje nabonye ko YouTube covering abana nuko bafunze comment, abantu bakanyandikira bakambwira ati se mwafunge comment, tugatera comment uyu mwana ko yigishije ibintu byiza kubera iki, ariko ntabwo ari twe twari twayivuga, bo ubwabo barabyifungiye. Bivuga rero ngo ubuzima bw'umwana ni ntavogerwa. Tugarutse gato, iriya video ubonye hari ikosa ririmo? Uretse gatoya musubiza ikibazo warubajije neza ndahagaruka. Ni ukuvuga ngo niba umwana atemerewe kuba yaza muri ibi bintu hano, ejo bamutuke bamwandarike bavuga ibyo, niyo mpamvu uyu mwana kumurinda ashobora kuza mu kiganiro igihe ari kumwe na se na nyina, nabwo kubw'impamvu runaka. Ntabwo nakwemera ko mwaza gutongana umwana areba, byonyine iriya reaction muba mukoresheje mukoresha muwarakaye ishobora gutuma umwana atabona ko ari prank, kuko ubwonko bwe buracyakira ibyo ubonye, buracyari empty, nta kintu kirimo, buracyagenda bwiyubakamo buri kintu cyose kiyubakamo. Ni ukuvuga rero iriya video mbonye yaba prank yaba iki, nuko umwana bakinishije niho umwana azakura akibuka tuya tuntu yabonye. Uyu mwana mu matwi yumvise ijambo rikomeye ku buzima bwe, ashobora gukura avuga ati ese reka wenda mvuge ngo nubwo mwabaho, azakura afite igikomere cyo kuvuga ngo n'umuntu wise papa wambyaye, ese papa nindi? Kuri iriya myaka ntabwo uriya mwana abimenye, ntabwo yamenye, ariko ririya jambo rizamukurikirana rimukurikirane, kuko ibyo umwana yumvise ntibijya bipfa kugenda, kandi ashobora kuba akame kakabaho. Rero ni ukuvuga ngo mu miryango ntabwo bikwiye ko mu ntambara hagati y'umugore n'umugabo abana babigenderamo, kuko icya mbere urukundo rwanyu ko muri babiri ni mwebwe ubwanyu, navuga ngo ni uruganda rwavuyemo uriya mwana. Iyo uruganda rusohotsemo igikoresho runaka kikaza kitari cyiza, bagisubiza ku ruganda, ntabwo icyo kintu kibaho ngo bakivure ati pfa kuguma aho ngaho, gisubira hehe? Ku ruganda. Rero n'umwana ntabwo umwana agomba guhura n'akarengane k'amakosa, ahubwo ku ruganda niho agomba kwikosora, bagasohora bagakora ibintu byiza. Wa mugabo n'umugore nibo bagomba, kuko umuryango abaho gutererana, umwe akavuga ngo uyu si uwanjye si uwanjye, ariko bo ubwabo iyo urukundo rwamaze gucogora niho ibyo byose biza. Kuko ushobora kujya gushaka umugore ubizi neza ko yabyaye, kuba waramushatse abyaye rimwe cyangwa abyaye kabiri, ntabwo ari ngombwa ngo wirirwe umucyurira ngo nabundi naragushatse buriya mwana ntabwo ari uwanjye. Igihe cyose ubizi neza ko yabyaye, mukunde, umukundira icyo wamuhitiyemo, ariko nuza kumucyurira umwana yabyaye urabura umukorera ihohotera. Hanyuma se kuba wafata umwana ukiri mutoya utaruza n'imyaka 5 ukamushyira kuri social media cyangwa se ukamuzana kuri YouTube ukamukoresha amavideo, ntabwo bikwiye. Ntabwo bikwiye. Umwana cyambere cyo burya kuza hano nibyo nakubwiye na amahitamo. Umuntu wese afite amahitamo ye yo kuza hano. Ushobora kuba ndi hano mfite amahitamo y'ibiganiro nkora, nibyo ntakora, kandi umwana nagashoboye kwihitiramo. Umwana rero ntashoboye kwihitiramo. Niyo mpamvu uriya mwana ugomba wowe ubwawe uramukinisha mu nyungu zawe, ariko ntabwo byari bikwiye ko ushobora kumuzana ahangaha. Umwana aba harenganiye, ntabwo umwana ashobora nta kintu na kimwe umwana aba agomba kuzamo. Umwana utaragereza imyaka 5 ntamenye guhitamo, ko ashobora kuzakura akicuza kuba ati kubera iki mwagize gute. Dufite nk'abantu bajyaga bamamaza ku pankarite runaka bya prudence bya guma urumva, ariko bamaze gukizwa bagiye kurabasanga
bicuza icyatumye bajya kwiyamamaza hariya yamamaza agakingirizo ngo jye nahise mukosha agakingirizo ndati jyewe niwe ninywera primus ariko amaze gukizwa yabona ifoto yakumva aricujije uwo ni amahitamo ko avutse ubwa kabiri n'uyu mwana muto yarashobora kuzakura akicuza kandi izi video ntizivaho nyuma y'ibyo byose byabaye ndeka mwerekana wenda akavideo uri burebe nimba navuga ko bisa nk'ingaruka sinzi ubura playing ukine urebe nta kibazo ufite ayushwa ko mu buzima bwawe nta kibazo ufite njyewe nabitunze nigira akana keza nibera umwana mwiza amaze iminsi ndimo ndapanga kujya kubatizwa uretse ariko nk'umubyeyi uri hagati y'aba babyeyi ndagira ngo warabyaye ibibyibuke kandi uracyabyara ubyibuke kandi hagena imana gufata njye hari ikintu umaze kubona abantu tubana nabo hari igihe baba bameze sinzi ukuntu nabivuga bafite imitima nk'iy'igiheri umuntu akaza akagusura ukabona ni umuntu akaguterurira umwana ukabona ni umuntu byenda dusigaye twimana abana ibintu nabonye kuri uyu mugore ufite umutima mubi umutima mutindi njye nababaye cyane kubona ufata umwana w'imyaka itaragera kuri 5 ukamuzana muri gahunda zawe n'ababyeyi ariko ubundi biti yego reka tubyemere ko twese turatana ariko haraho ibintu nakora nabigeje kure mbona ari birebire nagwaye nabigeje kure mbwira mu ncamake numva icyo bivuga kanumva ndabona bibuze sorry ahubwo biri hano nkwaye bitari byo ni hano nubundi nayo nabanje kubigusomera ni video urabona iyi video ni foto uwo bita Clara yafashe ubwo yigeze kujya gusura uyu mwana mutoya then ataratanya kwana na mama sinzi nimba saga zigeze kuza z'umukobwa bita Miki warazumvishe ntago mbaza yego arangije rero araza arapostinga ati iminwa irasumbana nyine Jesquiza se nago muzi Kasuku Kasuku rero mu minsi yashize reka ubundi bino bintu bihera ku bantu batatu uwo bita Kasuku yabanje akora ikiganiro avuga ko uyu mudamu uyu mubyeyi cyangwa se uyu mukobwa bita Miki avuga ngo uyu Miki avuga ko anuka urumva angaranuka mu myanya y'ibanga yiwe niko yavuze uwo bita Kasuku akimara kubivuga undi araza arabyihakana maze mu kubyihakana DJ Brian ari mu minsi yashize nabonye nawe ujye umukurikirana akora ikiganiro aravuga ati abagore bitukuza bose bagenda bacumba umwotsi tuanza tujye kuri ako ubundi abagore bitukuza bacumba umwotsi ya kwitukuza rero ntago nzi mbona biharawe nigeze kubona kuri status y'umubishop umwe mbona aho umuvugabutumwa karantangaje ukuntu kaje nawe yavugaga uburyo yitukuzaga ati niba naravutse imeze gutya ariko nanjye ati nashatse gukoroga nanjye ndacya ya Bibiliya iravuga ngo ndirabura ariko ndi mwiza mu ndirimbo za Salomo ivugamo gikara kwirabura ikongera ikavugamo n'inzobe kakona ajya avuga ati David yari umusore k'umuyumbu k'inzobe nuko hanyuma rero bakavuga ngo ubwiza bw'umugore ubundi umugore ni ururabo abagore ababatunze bahabizi bamwe na bamwe bagwa ku mavuta misatsi hari abantu benshi rero batiyakira uko baba bameze nanone ntari bubyinjiremo cyane ntabwo ndi bubyinjiremo cyane kuko abantu benshi bakunda inzobe bitewe n'amahitamo ye hari umugihe rero umuntu we hakaba n'igihe umuntu aba yumva ko umugore muri we akaba yumva arasinimutse umusirimutse wese ari uw'inzobe akaba yakwitukuza kuko yabonye ubushobozi bwo kugura amavuta kuko amavuta atukuza arahenda
rero amavuta atera ibibara aba akiri hasi agiciriritse, amavuta atera ibibara aba agiciriritse, amavuta atukuza akazana ibibara, aba ari wa muntu ugiciriritse ugifite ubushobozi buke. Ariko abahanga nyine aho nabyo biri muri iyi nyandiko bafite amafaranga, gura amavuta meza. Mbere hacaga ikireho ngo aciye mu cyuma. Abantu benshi bagiye barwara kanseri y'uruhu biturutse ku kwitokoza. Rero kuri saga z'aba bagore bose, yaba ari uwavuze ati kwitukuza bitukuza bagenda bacumba umwotsi, yaba avuga ngo muri myanya yawe y'ibanga bimeze gutya na gutya, yaba burya abantu bose basandarizaho banitse, basandarizaho banitse. Yayo ni amakimbirane aba mu bagore. Abagore hari abagore iteka hora induru, hari n'abagabo bameze nk'abagore nabo bahora mu matiko ameze nk'ayo, bakaba ari abagore gusanga yagiye gutongana, yagiye gutukana, bavuga iby'abagore, shira hasi amabere ye, amasutiye, ibikariso, ibintu bigeze mbese ubaza ngo utuntu ntagira imipango yindi, ntayandi maporoje, baba muri ibyo ngibyo. Abo bose rero icya mbere cyo kukwitukuza, umuntu wese ni amahitamo ye, ntabwo wabuza umuntu amahitamo, ahubwo amahitamo yawe ntabangamira abandi. Hari abantu bisiga amavuta akabangamira abandi bitewe na oderi yayo. Hari ukuba yisiga niba ashobora kwisiga, ariko niba ushobora ufite ubushobozi bwo kugura ayo mavuta, numva nta kibazo, ufite ubushobozi. Ariko niba udafite ubushobozi wikwanduranya ushaka amafaranga yo kugura ya mavuta. Mu by'ukuri rero mu magambo make, si uko ukuri umuntu aba atagufite atakuvuga, ariko hari intambara ureba n'ahantu n'aho ziturutse, bikaba ngombwa ko navuga gutya nti bose umwe wese afite akadefo ke, bose n'abagore bazi kuvuga, ari Jessica azi kuvuga, nkunda ibiganiro bye, na Karinahuza numva ikiganiro cye, yaba DJ Brian we muri iyi minsi baro baramfasha, jo hari akavidewo nuza yabo nakunze kubera ibintu bigisha, kubera ko bagiye mu nsengero, babona ibikorerwa mu nsengero, babana n'abayisilamu bakamenya ibikorerwayo, bari muri sosiyete, nabo bashobora kuba hari inyigisho ashobora kwigisha. Buri ibintu byose biradufasha, cyane cyane hano kuri social media. Hano kuri social media ntabwo jewe navuze, njya nkunda kubwira abantu nta muntu waho uri gukora wikorera akazi ke nagirana nawe ikibazo, namutera ikibazo, kuko ari mu kazi. N'uwo Clara nawe agira ibiganiro bye byiza, ubwo simuheruka, ariko nawe rero aba bose bafite ibyo bahuriyeho, bose bari mu kibuga kimwe, bari ahantu hamwe badandariza. Rero niyo mpamvu bariho bahagaraguranira, ariko iyi ni show baro batanga, bari gutanga. Nako ntabwo ari show ikwiye. Show yakagombye kuzamo ababyeyi batatu bagatukana, ariko hajemo umwana. Yewe umwana buri agahinda kose, hari igihe urwana n'intare uharangiza ukabona kurusha umunwa, kurusha kuryana, ugahimbira ku byana byayo. Ibyo nabyo birashoboka. Kandi iyo ushaka ko kumenya ubumara bw'injangwe, ukandagira ku murizo wayo. Uyu nawe ashobora kuvuga ati ntimuga ntawamenya, turaza kuraho bireza kurangirira. Ashobora gutangira avuga ati reka nkore kuri uyu mwana, nibwo nza kureba ibiva muri nyina neza sawa sawa. Akavuga ati sinkararamo. Bose rero nta n'umwe ukararamo, abo uko ari batatu nta n'umwe ukararamo. Rero akaba ari ibyo. Ariko ku mwana, kuzana umwana ntabwo ari byo, ariko nanone burya kuzana umwana, umuntu ujya kukuzanira umwana nuko muba mufitanye ubushuti, mufitanye ubushuti. Araho wenda inama natanga nuko mbere ko bazana umwana wawe mujye mwiga kubana neza. Bose baguye kubana neza, bakamenya uburyo bagomba kubanamo, kuko ibintu bibaho, umuntu murabana igihe kikagera akaba uko mwari mubanye ariko mutakibanye. Yego, ndabyumva neza cyane. Aha ngaha turi kujyana nuko n'ubundi nayo nyikomeje. Akimara kuvuga uwo ngo ni Brian no atangiye kuzana akantu ko kwitukuza, ko umuntu witukuje aba acumba umwotsi. Nuko umugabo cyangwa se boyfriend w'uwo ngo bita Miki arangije nawe ati uwo boyfriend wa Miki ati ahita azavuga ati ubu nyamara ubu Clara ngo ashobora kuhacumba umwotsi. Haje gusubiriza
ukuvuga ngo Brian we yabivuze bisanzwe numva nta kavido ka trendinze avuga ngo abantu bose bitukuza hacumba umwotsi uwo aga nyine ni umugabo wa Miki we ahitaza aramentioninga ati umuntu ucumba umwotsi nzi ni Clara nyine urumva ko nawe yamukoreye ku mugore urumva abagabo benshi bare n'abagabo bagwa mu ruzi umutego batazi uwo ari we kubera ko bagabo iteka ubundi abagabo bagwa ku bagore nta mugabo ugwa ku mugabo agwa ku mugore rero agomba kuza guharanira icyubahiro cy'umugore we cyangwa umukunzi we akataka wa wundi kuko nawe yagize gute yamwatakiye umukunzi yego akimara gukora ibyo ngibyo rero wabita Clara nibwo yahise noneho aza noneho yataka umwana atangira kuvuga ngo umwana wa Miki ngo afite iminwa isumbana ngo kubera kujya ngo ko yavuye mu munuko ngo wa nyina ngo kavuye mu munuko wa nyina urumva ati ariko none ahitavuga ngo umwotsi none ko ahitavuga ngo Miki nyine uwo ngo umugore we ngo nayo ngo ari gucumba umwotsi kuko ngo ari kwisiga amavuta namufata agatangira kuzana ibibara mu maso ati nawe usigaye acumba umwotsi ese ibyo byose ni ibigaragara ko bari muri saga z'induru nakubwiye burya abagore barwana bamburanira ubusa nta mugore burya umugore arwana n'undi abanza gushishimura inzara mu maso iyo atakwambura umwenda wambaye ngo agucireho ishati amabere ajya hanze akora ibishoboka byose agusiga imisare rero n'ibindi nabyo ni ibyo byo guterana amagambo kuzana umwana ntago wavuga ngo ukunze umwana wanze ababyeyi byose rero bafite icyo bapfuye kuko buriya abantu barahararana kandi hatandukana bakundanye rero ubwo babaye inshuti hari ibyo batumvikanye rero nibyo roho bashwanira ariko muri iyi minsi abantu barashwana bagatabaza hano kuko hari abantu bakeneye kuruhuka hari abantu kuko buriya kenshi abareba ibiganiro bakabitindaho nabo ni abantu bakunda nk'ibi abavuga ati hari n'abantu hari umuntu wigeze kuvuga ati ndeba ibitutsi ni umuntu yavugaga ugira ibitutsi ati jewe ndiho ndarepeta ibitutsi atazagira umuntu atari umuntu ushaka kuzitukira ndavuga rero se urumva ari ikintu bwo yabikuragamo hano bivuga rero nahise menya ko yaba arabaza batukana hari abaza kubireba kugira babone uko bajya kubikora ariko cyane cyane kuko nk'uko twabivuze hano hacaye ibiganiro bigiye bitandukanye byo impuguro byo guhosha hari nabo ukiza ntibakire ariko hari igihe kigera icyo tuvuga ni ukuvuga ngo mwongere mwiyubake kwiyubakana rwa rukundo mwari mufitanye nubona byanze umureke kuko mushobora gushiduka mwasandaje uyu nguyu niba azanye umwana uyu nawe ariho arakubitira agatoki ku kandi avuga ati nanjye nzajya kuzana umugabo nyamara umugabo w'uwo ntabwo yarabirimo umwana wabo ntiyarabirimo urundi uruzi rwagombye gutembana abari hafi y'inkombe ariko abari hirya y'inkombe ntabwo bakagombye kujya ku rugo ruzi ngo rubatembane rero n'ubundi tureka mwibariza ibibazo gusa ufite abakobwa bakuru sibyo umukobwa wawe akubwiye ati nzashakana n'abagabo babiri cyangwa se akerekana kuri social media ko akundana n'abagabo babiri muhe buryo akaza akavuga ati nyine nkunda uyu ndamukunda ariko n'uyu ndamukunda bose ni abagabo banjye aje kubibwira jewe oya kuri social media nk'uko umuntu akora ibiganiro cyangwa iki biriya yunzana kuri social media akenshi uwo muntu impamvu aba abikoze ni ukugira ngo yereke abataragira amahitamo abagira ngo bacangacange iyi mitwe ituri imbere niyo mpamvu ashobora kuvuga ati uyu ndamukunda n'uyu ndamukunda kugira ngo uyu yumve n'undi yumve n'abareba bahita babona ko atarahitamo nanjye ari uwanjye aje kubimbwira akambwira ati mfite abasore babiri nta muntu ushaka n'abantu babiri ahubwo ushobora kurambagizwa n'abantu 5 n'10 bakurambagiza bose bakicariraho twese byatubayeho bakazira rimwe hari ukuntu umuntu aba hari uwo bita umu ex yego mwaratandukanye none hari uwo muwamukundana icyo gihe none ubwo muwamukundana mumaze igihe munabana niho nyuma ukazana wa mu ex mukabana muri babiri ukabunabitangariza
gusa ibyo wumva ari ibintu mbese ko aba ari umu ex yaba yaragiye uwo mugaruye uti hanyuma uyu mubyeyi ubwo nta uyu mahano mukobwa akora. rero iyo ubikoze gutyo wenda reka mvuge muri rusange iyo uri umukobwa ubikora ayo ni amahano ubwo ni uburaya ko niba umuntu ari mwaratandukanye yaragiye ari umu ex yaragiye nta mpamvu kongera kugaruka kugaruka rero ni uburyo bwo kugira ngo ukumugarura ni ukugira ngo wereke wa wundi ko na wundi mukiri kumwe abo rero ni ababa bazwi abatazwi ni benshi ibyo rero aba ari kubacangacanga biri aho ngaho gusa icyo nemera ko ubuzima bw'abantu aha ngaha atari bwo buri mu ibanga ryabo buri ubuzima bwo kuri social media kenshi butandukanye n'ubuzima buri bw'umuntu we bwite ashobora no kuza akabacangacanga akavuga ati uyu nguyu ni umwex wanjye uyu nguyu ni uwo dukundana uyu ni ibi kandi atari we afite umuntu umwe ashobora kuzana akiseraranga niyo mpamvu akenshi hano mutatumenya ushobora kureba umuntu wahita umwitiranya na wawe ubundi buzima bw'abantu bakorera kuri social media hano kuri YouTube bameze nk'abakinnyi ba filime umukinnyi wa filime ushobora kuba ufite inyigisho yo kwigisha ariko atari byo akora yego hanyuma uwo bita Jessica kuba yese afatira hejuru akajya kwivanga muri saga z'abandi akajya gutukana we ntabwo ari ikosa yakoze buriya ni umusesenguzi kandi ko ari umusesenguzi akorera canoye ko ari umusesenguzi yagomba kuza akavuga kandi nawe yaje avugira umwana umuntu wese avugira umwana kuba nawe yaje akavuga numva nta kosa yakoze kubera ko nawe yaje kuvugiraho nabo bavugiye we kuko niba nkurikije ko numvise ntago nashoka nshinja Jessica icyo yakoze kuko yavugiye umwana erega n'aba babiri nabo ubwabo baba n'abo bagore babiri nabo ubwabo ntabwo turi bashireho ni intambara zabo bwite z'ibintu biri mu ibanga tutazi bafite ibyo bapfuye tutazi nibyo bariho barwana niyo mpamvu mubihorera kandi bazikiza bigende neza reka none dusoreze kuri iki gice twinjire hano tugaruke muri gospel mo gake byibuza tugarutse inyuma wabonye ikiganiro umubyeyi Pastor Mutesi yakoze ejo bundi nyuma yaho yari yarasezeye kuri YouTube ariko Imana ndetse n'abakunzi be bakamubwira ati garuka kuri YouTube bati birabu Imana ikamubwira ati wafashe icyemezo uhubutse gwino uragira abantu inama zanjye ubundi kwanza wabyakiriye gute kubona Pastor Mutesi agarutse kuri YouTube sibyo ko wenda ibiganiro yakoze muri iyi minsi nasaga nkaho mpuzemo maze icyumweru mpuze cyane ku buryo wenda ntazi n'ibiriho bivugwaho ariko nanjye ntabwo namwifuriza kuyivaho ngira ngo bwashize dukora ikiganiro narabivuze ntabwo mwifuriza ko ayivaho birashoboka ko kubabara kwatumye afata umwanzuro kavuga ngo aragiye ariko jye sinabonaga n'ubundi ko agiye kuko ahangaha afite abakunzi be ni benshi kandi baramukeneye akeneye kugira ibyo inama abaha akeneye bamukurikira rero kugenda kwe niko kumubura rero kuba yarakomeje agakora ibiganiro numva nta kibazo gihari kandi ari byo kuba ataragiye numvaga atagenda ko kugenda n'ubwa mbere bwose nabwo si ko atazanagenda ariko numvaga atanagenda arajya heza arasiga se aba bantu ajye he ko ariho ari ariko ko yaragiye kugurisha cano ye miliyoni 10 bazimuha nta numvaga atari kugura kugurisha cano no kuva kuri YouTube ibintu bibiri bitandukanye ushobora kugurisha cano ukeneye amafaranga bayigura ugakomeza ubuzima yaza kuyawa agakora yajya no kuzinda agakora kandi abakunzi bose barahari heshi ntabwo mvuga ko tuvuga ko bakuri cano ye gusa ahubwo baba no handi uwakurebaga kuri cano ye bamureba kuri cano ye n'ubundi bajya no kuyindi cano bakamureba icy'ingenzi nuko we yakomeza akavuga ya magambo n'ubundi bamukurikiraho meza ati yasabye imbabazi Asiya amusubiza ikintu umutima uyituturika ngo yasabye imbabazi Asiya aze Asiya aramubwira ati uri umubyeyi nkaba umwana ibyo yavuze agombaga kubivuga kuva icyo gihe rero ngo umutima Pastor Mutesi wahituturika nibyo ijambo ndamushubije niryo umuntu izina Pastor ni ikintu gikomeye izina Pastor ubura umubyeyi umuntu yakosa
ariko yaje izina pastor buriya niryo turengera. yego Ndumva rero undi nawe ambwira ati njye ndi umwana wowe uri pastor, sibyo ko nawe atari umwana yego ko nawe ni mama pastor. Rero bose ni ya mabanga y'abagore ni abaho y'utuntu tw'ubwiko yego twagiye kuba yaramusabye imbabazi, niba yarateye intambwe akamusaba imbabazi Asiya nawe agomba kuzimuha yego kandi akamubabarira. Kandi umutima wa Pastor Mutesi ntugakomereke rwose, nta mpamvu kugira ngo turike. yego Kandi nawe agira ibihumuriza byinshi, ahumuriza abantu. Ndizera ko nawe ihumura rifite ashobora kugira, kandi ubwo ni nabyiza kuko ari kwa buki afite igituza cy'umugabo aryamyemo gishobora gutuma umutima Pastor Mutesi komera. Nubwo wenda Asiya yakuye ijambo rikaguturitsa umutima, ariko nzi ko kumwe n'umugabo azakomora umutima hamwe n'Imana. yego ubu ngubu ahari yagiye Dubai, warabimenye ko yagiye Dubai muri honeymoon. Ko yari yaratinze se ni mwebwe mwamuhemukiye, rega mwazanye ibibombe mwasanye ibibombe ataragenda kisuganya gitirura ibintu murangije mumunazeho amabomba ataragenda yashyize hanze kuko ni watukanye amajwi. Ariko ni ibyo se numvise ngo birana ibyacyo n'iby'umwaka ushize, bo n'iby'umwaka ushize, ariko nyine nanone sinzi unandi kukubaza ntabwo wamenya amakuru yuko yageze Dubai. Ndumva ari ukuntu byanciye mu matwi, byaguciye mu matwi. Ubwo yari ari Dubai yaje gupostinga kuri stati ye ashyiraho Bishop Gerard ati nkumbuye ibihe byiza nagiranye na Bishop Gerard. Ibyo bintu ari wowe ari nyine nk'umugabo, ibyo bintu urumva bitangiye sura kuba umugabo ari muri honeymoon n'undi mugore ariko agapostinga kuri stati ngo akumbuye ibihe byiza yagiranye n'uwo bigeze nanone kubyigeze kuvugwa ko bagiye gukora ubukwe cyangwa ko bari gukundana bakanitwereza. Ikosa ze ni irihe? Umwe ni pasiteri, undi ni bishop, undi ari mu mahanga. Dubai si muri Aziya? Dubai ni yego maybe ni muri Aziya. Urumva urugendo ruhari kuba kumbuye bishop ibihe byiza se nicyo kibazo. Abantu bari kuvuga bati ubu ngubu ntabwo yabivuze yagiranye ikibazo na Ferdinand kugira ngo amubabaze. Ibyo niyo ni za saga zanyu zo kushaka kwinjira mu bitabareba. None se niba yapostinze ashobora kuba Bishop Gerard ari ibintu bibiri kuri. Cyambere ashobora kuba yaramusenye barajyanye ibihe byiza basenga. Icya kabiri ashobora kuba yaramukomeje mu ntambara yahuye nazo. Mu ntambara yahuye nazo Gerard ni umuntu ugira amagambo yo guhumuriza nk'umukozi w'Imana, akaba yaramuhumurije. Ko bavuga ngo bakoze ubukwe biriya byari ibiganiro biraho kuko bakunda gutebya, ariko kuba uyu munsi kuko icyambere cyo mugomba kumenya ntago ashobora gupostinga umugabo ngo amuvuge amagambo nk'ari yari kumwe n'umugabo mu bihe nka biriya, nuko ntacyo yikeka. Shobora kuba yarabagiriye inama akagenda mu rugo rwabo akavuga ati nimureba, akanakomeza n'umugabo we akavuga ati nturebe intambara ziriho zivugwa ku mugore wawe, kunda umugore wawe nk'uko marayika w'Imana yasanze Yosefu agiye kubenga Mariya, aramubwira ati ntutinye jyana umugeni wawe kuko inda twita ari y'umwuka wera. Rero ashobora kuba Gerard yarageze akabwira ati Freddy nakomera ntucike intege ku byo babwira bavuga umukunzi wawe mubane. Ibyo bihe byiza ari byo kwicara, ibihe byiza abantu bagira ibihe byiza bari mu kuganira rwose, ntabwo gusa kuko nyine hano namwe nyine bamushaka gucukumbura mukinjira no mu gitanda munsi y'igitanda mukamenya utuntu tundi, ntabwo yaba bagiranye ikibazo. Se baba bafitanye ikibazo bagahita bajya Dubai. Nese nkubaza ikibazo oya bakaba barakigiraniye Dubai. Ya Dubai se baba batarakigiraniye ahangaha bakagirana Dubai. Nese Dubai akaba ari bwo umugabo amagiye kumutase. None se reka nkubaza wowe wa posting undi mugabo kuri stati yawe uti nkumbuye ibihe byiza nagiranye nawe, kuri we ntago ari ikibazo. Cyangwa se wenda undi mugore tureka wenda kuvuga kuri buriya nitujya kwinjira gutyo ndagusobanura. Ingo zose zigira amahame yazo. Birashoboka ko umwe abagira umugabo ufuha. Umuntu wese afite uko yubatse uburyo bwe umuryango. Umuntu atagufuhira ubwaba gukunda. Kubera ikize gufuha ni ngombwa ngo uze gusakuza. Ku buryo umuntu aba ari umugabo wawe. None se buriya mugabo yajya gufuhira Mutesi aramuyobewe.
ngaho nimurebe igihe cyose mwirwa mucukumbura abagabo be bose n'ababona bataba ko mubazana nose uyu mugabo ajya gufuhira Gerard yabonye kuruta batabonye ibyo rero niyo mpamvu ibyo byose utagomba kubikora kuko hari umuntu ukunda gupostinga umugabo baretse gatoya wumva hakaba undi muntu ashobora kuvuga ati uyu muntu yaje mu buzima bwacu ameze gutya hari abantu ubuzima bwabo babushyira hanze ibyo abonye byose akumva yashyira hanze ibyo abumvise byose akaba yashyira aho ngaho hari ukuntu umuntu aba yarubatse ubuzima bwe njye numva icyo ngicyo atari cyo cyaba ikibazo ngo muhite mwumva ko ubwo mu rugo rwe murarugera amashoka murifuza ko atandukana kugira ngo mubone inkuru wenda reka tuyifate ko wenda Gerard wenda ari besto we wenda byane by'ababesto byaje ahubwo ni umubyeyi we tuvuge ko oya yari umubyeyi we reka wenda tubifate besto ni Claude besto ni Claude none reka nkubaze ngiye cyo kintu ngiye nakujye ndi kugisobanukirwa ari wowe uri kuvuga ngo wenda ngo ingo ese uni koko niko ingo zigomba kubana ko ushaka kuba ufite umugore wawe akapostinga undi muntu mugenda wari utaraza mu buzima bwe akapostinga ashyira ayo magambo nkombo ibihe byiza najyanye na runaka mu gihe watagupostinze ngo ashyira ayo magambo ameze nk'ayo ngayo ntabwo ariko abantu bavuga kandi no mu bihe bibi by'abantu bari kubavuga nabi aho kugira ngo posting umugabo werekana urukundo mufitanye ukapostinga wowe urakoze cyane wakagombye kumenya ibihe barimo yego ko biriho bisaza agomba kuzana indi saga bwa mbere havuyeho ziriya agomba kuzana iya Gerard kugira ngo bahindure indi title bazane we na Gerard bazane Gerard urumva abatayemo akantu uko sugwe mu cya Gerard ko avuga ko bino ibintu yabivuyemo Gerard se bamuhemukira muri nyine ubwo Mutesi abahemukiye Gerard ko Gerard avuga ko ibintu by'imihanda yabivuyemo ibintu bya YouTube yabivuyemo ndetse ejo tunakwana n'ikiganiro na Pastor Claude baramuhamagaye arabiyamati rwose sinshaka umuntu uzongera kumpamagara ku bintu bya YouTube ibyo rero nibyo nyine ahubwo nukuvuga uriya afite icyo impamvu yabikoze afite impamvu yabikoze ariko ntago yabaye impamvu ko yabikoze ari uko umugabo atabizi ko stati ye nawe arayireba ubwo niwe na Ferdinand babifatanyije rero kubikoze byose nyine ugiye buryasaza nzimira ari nzima kandi aho ugeze nyine ugasanga agahugu umuco nyine use nimba bibaye mu kwezi kwa mbere na runo rugo rutazasenyuka ntabwo jyewe navuga iryo jambo kuko ntabwo nifuza ko abantu batandukana kandi ntabwo namwifuriza ko batandukana nimba utangiye gupostinga umugabo none se hari umunsi atigeze apostinga oya tureke ibyo ni mu kwezi kwa mbere rega ubwo urumva nko mu mezi angahe azatangira postinga ya postinze undi niho byaba ikibazo ariko Gerard yagiye amugaragaza nk'umubyeyi numva nta mpamvu ariko nawe kumugaragaza nk'umubyeyi ntabwo ibihe byiza bigomba kuzamo ibihe byiza se hari ibihe biruta umubyeyi wawe ibihe byiza uba ufite n'ubundi bigaruka umubyeyi wawe umuntu bagutwerereye umwitwereje oya ariko gutwererwa n'iki ko bari bazizanye yego urushako rwe na Mutesi ntabwo nirushyigikira nta nubwo byanabayeho bari bazizanye ko yaragiye amwambika ingofero amuha inkoni amuha amata nk'umubyeyi kandi yagaragaye nk'umubyeyi mu bukwe bwe nge numva rero yaragaragaye yakumva ibihe byiza by'ubujyanama bwe kandi urugo rwabo rukeneye inama ari we akeneye inama ari n'umugabo akeneye inama rero kuba ari we muyobozi ushobora kugaragara kuba yabaha inama mva nta mpamvu tukiri rero kuri ayo mata bamuhaye ayo mata yamuhaye yayamurogeyemo ngo ayamujunjamiramo niko bavuze ayo mata rero ngo inkongoro ngo yanywereyemo nyuma yo kumwereza iyo nkongoro ejo turi gukana ikiganiro na Pastor baravuze bati ese nimba yaramurogeye muri ayo mata akaba ari kumupostinga akeneye kugira ngo amenye nimba byaramufashe neza iby'amarozi rero ntabwo ndi bubimenye kuko n'igihugu cyacu ntabwo cyemera amarozi ntabwo nabimenya kandi uriya ni umugabo ufite ubwenge utekereza abaye yararozwe ntabwo yabasha kuvuga ati ndabiyamye nimukongere kumuhamagara ibi n'ibi nabyo tuzaba tubimenye ejo tuzamenya ibyabo dufite abagabo babiri hari umugabo bita Bosco Empire hari n'umugabo bita Pastor Claude abo bombi nibo ntandaro ya bino bintu byose bimaze iminsi imihanda bagize gutya tugiye tubona bagiye gusura Asia warabibonye ko bagiye mu rugo iwe yego ni byiza biriya bintu wabyakira utari kubona nta kibazo Asia yabonye yakorewe ubuvugizi arabakira kandi bamuzaniye iby'abana bari bakeneye bajya ku ishuri kiriya kuba bajya mu rugo umva atari ikibazo gusa icyaba cyiza ni uko
bibuke kuri ari umupfakazi ahubwo bakomeze nyine nanone ntibongere kumukoraho inkuru zimubabaza ahubwo bazamube hafi n'ubundi abantu ati Pastor Claude none yaragiye gushaka ibyo avuga ejo bundi ntawe urijya avuga ariko nawe mwamugize barayavuga koko erega Claude ntabwo ajya apfa kuvuga ibintu ibyo ari byose mwebwe mumufata mumubona kuriya buriya aricara azi gusesengura azi no gushaka inkuru rero ntabwo apfa kuvuga ibintu biri aho yego imbabazi Asiya yahaye Pastor Mutesi na Steven wozo wazakirute nimba warabyumvise icy'ingenzi ni uko bose bagomba guhanana imbabazi kandi bakihana nabo ubwabo kuko ibyo bakoze ntabwo byari bikwiye bitewe n'uko babikoze mu izina ry'ubukozi bw'Imana imbabazi rero nta kindi cyaba hirya y'imbabazi cyaba hejuru y'imbabazi imbabazi bari imbabazi ubundi se byari bikwiye ko kujya imbere kuyanga agaragare kuri kamera ari kuvuga kuri biriya agaragara ubwamba ari kumwe n'aba Pastor Claude inde Asiya none niba aribo bateye intambwe bakajyayo ariko nanone bavuga ko abantu bavuze ngo yafungura ibisambo mu rugo ibyo ngibyo ntabwo twabijyamo uko ntibamwibye ntabwo bamwibye ariko niba aribo bateye intambwe bakagira umutima wo kujyayo yarabakiriye kuko aribo bakomanze kandi bakamugira imbabazi bakagira ibyo bamuha rero numva atari ikibazo kuvuga ngo abantu gufata umugabo nk'abari bakamwita igisambo atambonye yiba umugabo ungana kuriya nka Bosco arimo umugabo ungana kuriya nta Pastor Claude nta bantu biyubashye rero ntabwo wavuga ngo ni ibisambo ibyo bakora hano bacuruza ibyo abantu babazaniye bacuruza ibyo abantu babazaniye kuko ari amajwi iyo batayabaha ntabwo bari kuyacuruza abantu umuntu nufunga defense y'ibyawe ntabwo bazabiza mu buzima bwawe rero numva atari ikosa kuba barababariranye gusa wenda ntibibe ari agatwiko yego ntabwo byabaga twiko uko byagenda kose kandi ntekereza ko ibyo bakoze byari bikwiye so turi kugana ku musozo n'ubundi w'ikiganiro cyacu ni kumva n'ubundi twasoza ariko reka turebe numva twasoza nta kindi kintu cya danje gihari cyo kuvuga ahubwo wenda watubwira gahunda zo kuri Pastor Fanny Official tugasoza ukavugana nimero ya telefone kuri Pastor Fanny Official turi mu bihe tugira inyigisho z'ubusesenguzi nk'ibiganiro mba nkoze nkanjye ku giti cyanjye bari inama y'umusanzu ku birebanye n'umuco ndetse cyangwa se ubumuntu ndetse n'ijambo ry'Imana icyo ribivugaho rero tugira ibiganiro byinshi karibu dusure tugira ibiganiro by'umuryango n'iby'uyu munsi ndiho nshyiramo imbaraga kuko mbona ko ibi byose biva muri fondasiyo bifuriza urubyiruko kugira ngo bagire urushako rwiza n'ingo zitameze neza nabwo tukomeze dusenge rero cyane cyane tugasengera abantu kugira ngo ingo zimere neza rero turasenga kandi tugatanga ubujyanama nimero yanjye rero ni 0782612604 0788612604 iryo niyo telefone yanjye amazina yanjye bwite nitwa n'umukobwa Epifani hari abantu batajya bamenya iryo zina ayo niyo mazina yanjye bwite ari mu rangamuntu anabaruye no kuri telefone urakoze sawa urakoze cyane